Ndabasuhuje cyane, muri aka kanya hari amakuru ngiye kubereka agezweho muri Sidara. Muri Sidara ngira ngo ubushize nababwiye ko gutegereza ko KYC yawe izaba verified wabikorewe na ba nyir'umushinga biragoye, ahubwo hari kampani zagiye zishyirwa mu bihugu bitandukanye ku buryo izo kampani arizo zikora KYC. Narababwiraga nti mu Rwanda turayifite kampani iri gukora KYC iherereye ku Muhima nimba ubishaka. Urabona nk'uyu muntu ngiye kumusabira appointment cyangwa se rendez-vous, kuko ni ukugira ngo usabe rendez-vous, ntabwo upfa kujyayo gusa, urabanza ugasaba rendez-vous yo kugira ngo bazabigukorere. Uko rero twagiye twumva ibiciro bihagaze, ni ukuvuga ngo umuntu wigeze gukora KYC ikaba iri under review ngo bamuca ibihumbi 15, naho umuntu wamayininze gusa ntanagerageze gukora KYC nibura ngo ijye under review bakamuca ibihumbi 20. Ubwo rero bitewe na coin ufite wagerageza, wenda reka nkwereke urugero. Nk'uyu muntu afiteho coin 468, nze njye mbereka ibintu by'ubwenge. Afite izi coin 468. Izi coin tugiye kureba nk'amafaranga zifite kuri black market, imwe igura 60, ibiceri 60 by'amanyarwanda. Ubwo rero ngiye kukwereka kugira ngo nawe uzirebere bitewe n'aho uherereye ufate umwanzuro accordingly. Twabonye ko afite coin 468, turamutse dukubye n'ibiceri 60 urabona harimo ibihumbi 28. Aha ngaha aya mafaranga wayabonamo igihe waba ugurishije kuri black market, ariko uramutse utegereje wenda ikazaba listed ushobora kuyarenza cyangwa ntunayakuremo. Ntabwo nakubwira ngo uzayarenza, gusa ushobora no kutanayakuramo, ariko ikigaragara wenda iyi coin ya Sidara tubona iri serious. Ibintu ni bibiri, hari igihe ushobora kugenda, ubwo reka mbere yuko mva muri calculatrice, nimba uri mu ntara ushobora gukoresha nk'ibihumbi wenda 5 cyangwa se 10, ukaza ugatanga ibindi 15, ubwo byaba bibaye ibihumbi 25 mu gihe ufitemo ibihumbi 28. Ubwo urumva nawe ko wasagura ibihumbi 3 byonyine uramutse ugurishije coin kuri black market. Urabona utanze 15 na tike y'ibihumbi 10, ubwo hasigara nyine ibihumbi 3 kuri coin zawe. Ariko icyiza ni uko umunsi ku munsi uba ukomeje kumayininga, ntabwo mayininga iba ihagaze, urakomeza ukamayininga coin zikiyongera. Rero ngiye kukwereka ukuntu wasaba appointment nimba uri interested, kugira ngo uzajye hehe, uzaze ujye gukoresha KYC. Iyo wakoze KYC nyine nibwo wemererwa gukoresha coin zawe. Ubwo amahitamo ni ayawe, ushobora kuvuga uti ndahita nzigurisha kuri black market cyangwa se nzibike. Gusa njye nk'inama ni uko wagurisha 1/2, ikindi 1/2 ukakibika kugira ngo hate ejo utazarogereta. Unyura hano rero uri muri mining yawe, uhita unyura hano kuri utu turongo dutatu mu buryo bwo gusaba appointment, ukahakanda bitewe n'intara uherereyemo, bitewe na hehe birakunda. Iyo umaze gukanda hano, hari abantu kera bajyaga bansetsa bakabona aka kantu ngo ubuse sindi verifiye. Reka aka ntabwo kavuga kuri verifiye. Iyo uri verifiye haba hariho V isi icyatsi kibisi. Aha rero ntabwo uri verifiye, ahubwo warakoze bikajya under review. Uhita rero uza ugakanda hano n'ubundi nari ndi kukwereka, wamara kuhakanda urategereza. Ubwo ugiye gusaba iki? Gahunda cyangwa se rendez-vous kugira ngo bazagukorere KYC. Hanyuma uraza ugakanda hano kuri view documents. Ubwo uri aha turi kureba n'uburyo bwo gusaba rendez-vous, wenda wigeze gukora KYC iragenda iba under review. Ugahita uza ugakanda hano n'ubundi kuri allow access, noneho ugategereza network. Ngira ngo urabona duhise tugera hano. Urebye hano hasi, uyu muntu yakoze KYC ari under review, uyu azishyura 15. Naho wowe nimba utarakoze iki kintu uzishyura ibihumbi 20, uzaze ubyitwaje n'indangamuntu. Kandi waba uri under review, waba waragize utarabikoze, indangamuntu ni ngombwa. Icyo kintu kizirikane ko ari ngombwa cyane. Noneho unyura hano rero kuri view appointments, ukahakanda. Wamara kuhakanda urabona ko bahita bakubwira hano ngo book appointment. Ni ukubukinga umwanya cyangwa se kuwufata, ukahakanda kuri book appointment.
hanyuma bahita bakwereka hano ya kampani iri muri Kigali ibasha kuba yaza kuverifayinga, ngira ngo urabibona hano bakwereka ko bakora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, from Monday to Saturday, na nimero yabo wabahamagaraho iba iri hano, na email wabandikiraho iba iri hano, ubwo wowe urakanda hano nimba ugira ngo ufate umwanya ukande hano, numara kuhagera hano urahita uza rero barabikwereka ko bakorera muri Kigali, kubukinga appointment wowe uramanuka hano kuri kalendari urebe ese uzaboneka ku wa kangahe, harya ku wa mbere ni itariki 9, ubwo uri umuntu uzajyayo ku wa mbere ku itariki 9 wahita uza ugakanda hano ku itariki 9 kuko ni uku kwezi kwa gatandatu, urabona nkanze ku itariki 9, noneho hano hasi bahita bakwereka iki, isaha, ugahitamo isaha, hari uguhera saa 3 ukaza kugeza saa 10, ubwo ndakanda n'isaha mpitemo saa 3, wabibonye uhisemo itariki n'isaha, iyo ibyo byose ubisoje ukozamo urutoki hano uvuga ko wemeje ko ibyo bintu ari ukuri, ugakandamo gutya, hanyuma ugahita ukanda hano kuri book appointment, bakavuga ngo confirminga, bakakubwira ngo are you sure you want to book an appointment with this company on June, by confirming you agree to share your data with iyi groupe bita ITGS, yes, nkahita nkanda kuri confirm booking, dutegereze, urabona biri pending rero, ni ukuvuga ngo ubwo mba nsabye hano, ntegereje yuko bazansubiza, biri pending ko bazampa appointment, ni ukuvuga ngo rero hano nasabye nzagenda bankorere ku Muhima ku izi tariki 9 saa 3 za mu gitondo, tariki 9 uyu mwaka saa 3 za mu gitondo, hano hariho na nimero nshobora guhamagara, ndabona bampaye ngo Gasabo Remera ariko nzajya ku Muhima, ntaho guhitamo handi ahari, sawa rero nibyo ngibyo, nawe nimba uri interested ubwo nawe wagerageza ugasaba nyine, sawa rero turi kumwe.